Ndi umwe mu bantu batangije ingendo zijya muri Israel muri iki gihugu cy'u Rwanda nyuma y'intambara abanyarwanda bajyayo benshi cyane kubera maze kujyanayo abantu barenga 500 mu bitabo niyo ugiye hariya kuri migration Kanombe aho twambukira ku kibuga cy'indege barabibona kenshi twajyaga tujyayo rimwe na rimwe gatatu mu mwaka natangiye kujyayo 2008 giye ubwanjye maze kujyayo inshuro 20 nenye nyobora abantu so abantu kujya muri kiriya gihugu ni umugisha ni umugisha na mahirwe gusubukura ingendo zijya muri Israel muri uyu mwaka turimo wenda nko mu kwezi kwa 12 cyangwa mu mwaka uta ariko impamvu mwabonaga tutakijyayo bagenda bagatoroka kigiye kuzagaruka kigiye kunyeganyeza ababitwa bakuru ababitwa bakuru uzabitega amaso nabanyiriho nabantakiriho kuvuga hari imitwe iyoboye abandi kimwe mu bigiye gutuma revives uyu munsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuze kwitorero angije ndatakamba ndavuga nyakuba Perezida wa Repubulika nawe Yesu muze munabare Sata nambara Inoze Nyagatovu hari wari wavuze ngo wowe tugusibye ku ikarita y'abavuga butumwa tu urusengero rwawe ntiruzongera gusenga ndavuga rero wowe urabivuze ariko hejuru yawe haboneka y'umuntu w'umunyamavuta akagira kwizera yamara kugira kwizera Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ikaze cyane kuri mwese tubasuhuze abakunzi b'umusaraba abakunzi b'ijambo ry'Imana twizere ko mumeze neza niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije turagukomeje kandi wizere ko ibibazo urimo hejuru ya byose hari Imana. Turagarutse uyu munsi turi kumwe n'abakozi b'Imana bakomeye cyane twemera cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndaza guhera ibukuru Pastor ze kwihangana ngo mwerohere ibukuru ngo sesekara ibuto. Turi kumwe na Apostle Ntambara Innocent ariko ari buze kuza kutwibwira mu buryo bwihariye cyane kandi turi kumwe none na Pastor Ndikumana Emmanuel rwose usayitwa prophet ariko byose bibumbitiye hamwe mu buryo bwo gukorera Imana. Apostle reka tuguhe ikaze wibwira abantu badukurikiye by'umwihariko. Murakoze cyane Damuru Imana ibaha umugisha nitwa Apostle Ntambara Innocent Saturday nkaba ndi umukozi w'Imana watangiye umurimo w'Imana kuva muri 95 nkaba narakijwe muri 88 nkaba ndi umwe mu bantu bagiye bakora ibiganiro mu itangazamakuru YouTube zitaravuka cyane cyangwa zitaraza byitwa Kunda Igihugu kandi ugisengere ku maradiyo atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi nkaba mpagarariye amatorero akora ageze hafi muri 7 ane ari mu mujyi wa Kigali 3 ari mu ntara. Torero ryacu rimwe riba hano wenda sinavuga haherereye ariko nibyo ndi umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Pastor reka nawe tuguhe ikaze wibwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Ndabashimiye kutwakira kuri ibi bitangazamakuru. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Je nitwa Prophet Emma Ndikumana. Ndashima Imana n'abantu bayo. Amen. Yego Apostle reka tujye kuganira kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko nkuko abantu badukurikiye babireba mbere na mbere hari ijambo ibyo tuganira byose nibyo gufasha abantu kwiga gusobanukirwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Reka rero banze uduhe ikaze mu isengesho nk'umushumba usengera n'abantu badukurikiye kugira ngo
iki kiganiro baze kungukiramo byinshi cyane bafashijwe n'imbaraga z'Imana. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mana, dusengeye abari mu gihugu cy'u Rwanda, dusengeye abari mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya, dusengeye abari mu bihugu biri ku mugabane wa Europe, dusengeye abari muri Amerika, dusengeye Mwami Imana abari ku mugabane wa Afurika. Baha amahoro, nicyo tubifurije, ni nacyo wavuze ngo nitugera ahantu bakatwakira tuvuge amahoro muri iyo nzu. Aba bantu rero dushoboye kugerayo mu buryo bwa YouTube. Mwami, batwakiriye kuko badushizeho, baraducuranze, natwe icyo tubahesheje ni amahoro mu kazi kabo, mu mazu yabo, mu byo bakora, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Urakoze cyane. Apostle, reka wenda nze gutangira nkubaza akabazo kamwe. Umaze igihe kinini cyane ukora umurimo w'Imana. Damoro, uziko utangibukije nibagiwe gufunga ino peso cyangwa ndirekereho. Uko bishaka nta kibazo. Reka ndifunge. Reka ndifunge, mfite abana benshi bakunze kumbwira ngo kutari wafunze ririya peso. Utari wafunze ririya peso. Yega amaze gukura. Niko bimeze. Natangiye nkubwira ko umaze igihe kinini cyane, ariko nawe by'umwihariko wagiye bifunze neza. Nawe wagiye ubyivugira mu buryo bugiye butandukanye. Wenda abantu bamenye Apostle Ntambara Saturday cyane mu gihe wakoraga urugendo rwo kujya muri za Israel ujyanayo n'abantu. Ngiye ndaza kukubaza iki kibazo mu buryo bwa Gikristo. Uru rugendo rwo kujya muri Israel, umunsi tuzi ibintu biri kubera muri Israel. Pastor, nawe uze kuza kumfasha mu rugendo rwa Gikristo cyangwa se mu Bukristo, urugendo wakoze urumva Damoro tutarageraho muri iyi minsi, ngire ngo ni nayo mpamvu unsanze hano. Ndimo ndavuga ku cyitwa ububyutse. Noneho unyemereye nkavuga ku cyitwa ububyutse iminota 2 byibura, noneho nyuma nkavuga kuri Israel. Reka turi buze kuhagera. Ako ni akantu kaba gaciyemo gato kugira ngo mbanze dusobanukirwe, umwe twinjiye mu kiganiro cy'ububyutse. Nta kibazo. Harya warumbajeje iki? Urugendo rwo kujya muri Israel ku mukristo rumara iki, rufasha iki? Ndi umwe mu bantu batangije ingendo zijya muri Israel muri iki gihugu cy'u Rwanda nyuma y'intambara. Abanyarwanda bajyayo benshi cyane kubera maze kujyanayo abantu barenga 500 mu bitabo. Niyo ugiye hariya kuri Migration Kanombe aho twambukira ku kibuga cy'indege barabibona. Kenshi twajyaga tujyayo rimwe na rimwe 3 mu mwaka, 3 inshuro 3 mu mwaka. So tukajyayo kenshi. Natangiye kujyayo 2008. Jewe ubwanjye maze kujyayo inshuro 24 nyobora abantu bajyayo muri Israel. Rero Pastor Emma ashobora kumfasha agafata Bibiliya yanjye akabumbura muri ni Zefaniya, ni igitabo cya Zefaniya sinza, ariko Bibiliya iravuga ngo muzabona abaturage baza muri iki gihugu. So abantu kujya muri kiriya gihugu ni umugisha. Ni umugisha, ni amahirwe. Usibye ko ikiganiro cya Israel wenda twazagikora ikindi gihe, ariko ubu ngubu abantu twagiye ndashaka gusubukura ingendo zijya muri Israel muri uyu mwaka turimo, wenda nko mu kwezi kwa 12 cyangwa mu mwaka uta. Ariko impamvu mwabonaga tutakijyayo ni ibintu bibiri. Impamvu ya mbere ni ya COVID. Kuva COVID yaba hari indege zimwe zari zitakijyayo, hari site zimwe bari barafunze zidasurwa. Ariko amakuru mfite kuko jewe nziranye n'abantu baho, urumva umuntu umaze kujyayo inshuro 24 kandi ari jewe uhagarariye abandi, amaze nziranye n'abantu baho. So kimwe mu byabuzaga abantu kujyayo ni COVID. Icya kabiri, uba abantu basigaye bagenda bagatoroka.
gutoroka no ikinyarwanda gucika ukaba uvuze ngo abantu bararyamye mu hoteli bwajya guca none ugasanga mu hoteli abantu ntabwo barimo bagiye kubera hasigaye hari akazi kenshi hariya rero kubera izo mpamvu niyo mpamvu muri Israel bafashe icyemezo cyo kuba bimana visa cyane ku bihugu birimo u Rwanda ntabwo abantu bacikaga ariko ubu ngubu u Rwanda narwo ruri mu bihugu bifite abaturage bagenda bagatoroka rufite abaturage bagenda bagacika bagatoroka so niyo mpamvu yego Apostle reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'ububyutse by'umwihariko uyu munsi iyo urebye mu itorero mu rusengero na pastor buze kuza kudufasha urabona ububyutse buhagaze bute uyu munsi iyo dusomye ibyanditswe bivuga ko turi mu bihe bya nyuma turi mu bihe by'imperuka uyu munsi ubona ububyutse buhagaze bute ububyutse buhagaze nabi buhagaze nabi niyo mpamvu tumaze iminsi turimo tubivugaho ububyutse buhagaze nabi cyane ndasaba Pastor Emma dusomere muri urebe ukuntu ibintu bimeze reka adusomere muri Yeremiya 52 muri Yeremiya 52 wenda ashobora no guhera ku murongo waho nk'uwa 12 Yeremiya 52 Yeremiya 52 ku murongo wa 12 haravuze ngo Nebukadinezari anyaga ibintu byo mu nzu y'Imana babijyana i Babuloni. Nebukadinezari anyaga ibintu byo mu nzu y'Imana babijyana i Babuloni. Nuko mu kwezi kwa gatanu ku munsi wa 10 w'uko kwezi ari mu mwaka wa 19 wa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Nebukadinezari umutware w'abarinzi wari igisonga cy'umwami w'i Babuloni azi Yerusalemu atwika inzu y'Uwiteka n'ingoro y'umwami n'amazu y'i Yerusalemu yose n'inzu y'umuntu ukomeye wese arayitwika yose. Ingabo zose z'abakarudaya zari kumwe n'umutware w'abarinzi zisenya inkike zose zari zikikije Yerusalemu. Maze Nebukadinezari umutware w'abarinzi ajyana abinazi bo mu bantu baho ari imbohe n'abacitse ku icumu bari basigaye mu murwa n'impunzi zacikiye ku mwami w'i Babuloni n'abandi bantu bari basigaye. Ariko Nebukadinezari umutware w'abarinzi asiga abinazi bo mu gihugu ngo bakenura inzabibu babe n'abahinzi. Maze abakarudaya bamenagura inkingi z'imiringa. Wenda kubera ko ari ikiganiro Pastor Emma dushobora wenda kutaba nk'abigisha ariko ububyutse turiho dushingiye muri icyo cyanditswe iyo ugisomye ubona ko ibikoresho byo mu rusengero byibwe byaribwe itorero rirasenyuka ibikoresho birajyanwa byakoraga mu rusengero. Iyo usomye icyo cyanditswe ubonamo ko n'ibibindi ibyotezo imiringa ibiki n'abantu banyazwe. Rero iyo tubijyanye mu isi y'umwuka itorero ryacu rya hano mu Rwanda rifite ubu ngubu ikibazo gikomeye. Abantu ntibagitura ababwirizwa iyo batubonye ubu basigaye babona abajura ntabwo icyizere bakigifitiye abakozi b'Imana. Twe twarakoze nubwo ubona nicaye ahangaha ushobora kumfata uko ushaka ariko jyewe narashoye ngura ibibanza ku giti cyanjye muri ayo matorero nshora amafaranga yari kurihirira abana banjye amashuri nkora ibishoboka byose. n'izo ngendo wumva za Israel hari igihe natwaraga umuntu w'ubuntu muri Israel akajyayo
nkashyira amafaranga yanjye ku maradiyo n'amateleviziyo turakora ububyutse buraza revive iraza nige muntu wa mbere wabanje gukoresha igiterane muri Petit Stade ndongera nkoresha igiterane ahitwa Gatwaro muri stade ya hariya Kibuye nkoresha igiterane aho ngaho za Muhanga za Kibungo za Nyagatare dukora ibintu uyu munsi munashobora kubona amasaha ndyamira nuko ndya nuko nywa akareba iby'uyu munsi ariko ugiye kureba ibyo nakoze mu myaka yashize mu by'ukuri nakoze ibintu byinshi bitandukanye so niyo mpamvu ubona ubu ngubu ndi kumwe n'uyu Pastor Emma uyu Prophete Emma iyo mubonye mfite uburyo mutandukanyamo n'abandi ndimo kubona muri iyi minsi afite ishaka ryo kumva ko yashora mu murimo w'Imana hari igihe n'abana be baburara ariko amafaranga yatanze kunyubaka kodesha z'urusengero hari uburyo arwana no kwirukana imizimu atari ukuvuga ngo yatumye umuntu ajye kumurebera cyangwa bagura umuntu uza ngo wenda bavuge ngo imizimu imivuyemo itamuvuyemo kuko ni umuntu ubundi mvuze ngo ni umwana nabamumanuye kuko ni umugabo wubatse ufite urugo ufite abantu ariko mu myaka aracyari muto ni nka murumuna wanjye ariko ibintu arimo gukora ndimo niyo mpamvu ubona mu kiganiro nemera ko twicarana hari abataza ngo twicarane barimo kugusha benshi ariko abantu mbabwire ngo y'ububyutse buje imbaraga z'Imana zikaza ibyo bashaka kugura byo ubwabyo biruyikora automatique uravuga ikintu uvuze kikaremeka iyo kibaye ku muntu aje imbere yawe avuga ngo sinabyaraga ukavuga ngo urabyara ejo iyo abyaye imodoka yayiguha yakora byinshi iyo uvuze ngo wowe uhumye humuka ubu uri mu byanditswe Yesu yaravuze ngo muzasengera bene abo bikoreke rero iyo uvuze ngo wowe utagenda genda ni ukuvuga hari ububyutse bugomba kugaruka rero ko abantu kubera ko baba babona bigorana kuko biva mu nzira yo gusenga no kwiyiriza ubusa no gusoma Bibiliya no kwegera Imana no gukiranuka rero abantu iyo babonye gukiranuka kutabariho gusenga batabishoboye gusoma Bibiliya batabishoboye kwiyiriza ubusa batabishoboye banyura mu buyubusamo akaba yabwira umwana nkuriya ngo wowe uzi imbere hano ugaragaze ko wari ikirema nyuma nurangiza ugende abantu nibabibona barikanga baze hanyuma ugasanga rero ibyo y'abantu babiguyemo kuko iyo ubikoze mu rusengero 4 5 6 ku bwa 10 bakugwamo cyangwa uwo mubikorana arabivuga abantu batakariza icyizere abakozi b'Imana Pastor urakoze cyane reka maze Pastor uyu munsi ubona ari ikihe kintu gituma ububyutse bugenda bukendera ku ruhande rwawe nk'umushumba uyoboye itorero uri mu murimo w'Imana urakoze cyane ikintu kirimo kiratuma ububyutse bukendera umurimo w'Imana nk'uko Apostle yabivuze umurimo w'Imana warinjiriwe hari insesezi zinjiye mu murimo w'Imana abantu baza biyitirira izina ry'Imana ariko nyirizina iryo zina bararivuga ku munwa ariko mu mitima yabo ntaririmo abo ngabo nibo tugwije kandi bafite amatorero abo nibo tugwije kandi barahanura abo nibo tugwije kandi baba imbere y'imbaga nyamwinshi noneho abo bantu rero baseseye kuko birira bivuga muri Yuda ngo hariho bamwe baseseye rwihishwa muri mwe abo ngabo rero baseseye bagiye batuma ububyutse bushira noneho kuba tugeze mu gihe gisatira icyanyuma nacyo abantu bikunda abantu bikakaza abantu bibona abantu birarira abantu bakunze iby'isi kuruta uko bakunze iby'ijuru ni ukuvuga ngo insesezi zo ntizibwira abantu kwihana ibyaha zibabwira ibyiza bagiye kubona visa bagiye kubona amamodoka bababwira ibitangaza ariko ibitangaza bidashingiye kuri Yesu ibyo bigatuma rero bigwizaho abantu benshi kuko ibyo bavuga n'ibyo abantu bakeneye sibyo ntabwo bakivuga ubutumwa bwiza ahubwo basigaye bavuga ubutumwa bushingiye ku cyo umuntu akeneye sibyo
kubera ko abona ko ukennye imodoka arakubwira ngo ugiye kubona imodoka, kubera ko abona ko abantu benshi bashigukiye kujya i Burayi arakubwira ngo ugiye kubona viza. Ibyo bigatuma tumva wa wundi uhora umubwira ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ikintu kigaragaza rero ko ububyutse ikibujyana nta kindi, iyo abantu bimuye kwihana ibyaha, abantu bakimura kubwira abantu by'ubugingo buhoraho, abantu bakimura bagatangira kubwira abantu ko icyazanye Yesu ari ugutanga amazu, ari ugutanga amamodoka, ari ugutanga ibibanza, ari ugutanga gukora ibitangaza. Ugasanga ngo nimuze mu rusengero Yesu abakize, nimuze mu rusengero Yesu ababohore, ngwino mu rusengero wa mukobwa we ubone umugabo. Kubera ko yaje adakijijwe akaza agasenga umwaka, agasenga ibiri, agasenga itatu, bikarangira wa mugabo atagize gute, atamubonye. Yaba atamubonye akumva ibintu by'Imana biramutamye. Kubera iki? Ntabwo yabanje kunyura ku irembo rirasukirwaho. Irembo rirasukirwaho ni irihe? Kuko ngo hari intambwe zo kwinjira mu gakiza. Muririmbye bivuze neza uvuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Rero abantu benshi barinjirana ibyaha mu rusengero kubera ko babwiwe ibitangaza, babwiwe ko Yesu akora ibikomeye. Abantu ugasanga barinjirana ibyaha, bagera mu rusengero ntibabone Imana. Dushingiye kuri ibyo ikosa turarishyira kuri bande uyu munsi? Turarishyira ku bakristo, turarishyira ku bashumba? Uyu munsi ntabwo ari ukuvuga ngo ikosa turarishyira kuri indi. Ni ukuvuga ngo ijambo ryo riravuga ngo babibye amasaka bayabiba bayatoranyije, ngo bararyama mu gicuku umwanzi araza abibamo urukungu. Sibyo? Urwo rukungu rero nirwo rwameze kandi rumerera mu masaka. Abyumvishije? Ni ukuvuga ngo ikosa ntawe urifite kugeza kano ka mwanya. Sibyo? Kuko izo nsese zinakera na kare zahozeho. Uyu munsi ikihari ni uko zibaye nyinshi, kandi uyu munsi turi mu gihe cy'ibyanditswe. Ibyanditswe biravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Sibyo? Iminsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Ibihe turimo biraruhije, abantu barikunda. Sibyo? Kandi uko iminsi igenda idusatira urabona hari ibintu bigenda biza, haraza ibyorezo, haraza inzara, haraza ibiki, ugasanga abantu ubuzima burushaho kubakanda. Bwabakanda rero agashaka aho bamubwira ko agiye kubona bimwe yabuze, agashaka umwe bamubwira ibiryoheye amatwi yiwe. Abantu ntibagishaka kumva ibibabwira ngo ni mwihane, iyi si iraryoshye niko bakubwira, kandi bakakubwira ngo Kigali iraryoshye. Abyumvishije? Abantu rero bikundiye inyigisho zihwanye n'irari ryabo. Sibyo? Noneho kandi abababwira izo nyigisho nabo barahari, kuko zimwe mu nsese zagize gute, zaraseseye kandi zirahari. Rero abantu bikundiye inyigisho zihwanye n'irari ryabo, Satani nawe yabateguriye abigisha bo kubigisha izo nyigisho. Ariko nanone nubwo bimeze gutya haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Urakoze cyane. Apostle, ushingiye kuri iki Pastor Emma amaze kutubwira ku kigendanye n'abigisha ariko hakaza n'abigishwa, uyu munsi wenda no kugira ngo haze kuboneka n'umuti w'ikibazo, uyu munsi ni bande? Turavuga ko ikibazo gipfira hehe cyane? Ese ni mu bakristo bacitse intege, se biri gupfira muri abo bashumba n'abo bakozi b'Imana n'izi nsetsazi ziri kwinjira? Ikibazo ubu ngubu aho kiri ahanini kiri muri rusange ku bashumba, abo twakwita abashumba, abungeri niho kiri. Ni ukuvuga abantu bashize umutima cyane ku bintu kubera iterambere ry'ubu si ryo terambere ry'ubushize. Ubushize twebwe tukiri mu ntuza aho twatangiriye mu myaka 30 ishize, ntabwo twebwe twari duhagaze cyane ku bintu. Uwumvaga Yesu agaruka ejo, ntabwo twari dushingiye ku bintu. Ariko umushumba w'uyu munsi akeneye umwana we yigire muri Amerika, akeneye kurya neza, akeneye kuba mu nzu nziza. Nkubaho jewe navugiraga ubutumwa, ni ukuvuga twe twirariraga mu rusengero nk'ikipe,
turi abantu nk'umunani twese tukabyuka, umwe tukavuga urajya kubatiza, undi urajya kuyobora amateraniro, undi urajya gukora ibyo ngibyo, twagaruka tukarya ubugari bwa pate jaune bukatunyura tukumva neza. Ariko uyu munsi siko bikimeze. Umuntu arashaka kubaho neza, cyacya ayishire kuri standard, ayishire kuri standard nawe agaragare nk'abandi. Ibyo rero biratuma akora ibyo abantu bashaka. Noneho kandi Satani yamaze kwinjirira abantu, yinjirira n'itorero, arimo arakora kuko warimo arabona ku bwami bw'Imana bwegereje. So ubu rero kugeza ubu ngubu ikosa ntiriri cyane kubayoborwa, kuko wayobora 2, 3, 4 upfa kubabwira ukuri. Ariko noneho ikosa dirubu ku muvuduko w'ibyo abashumba bakeneye. Umushumba wa kera gukora ku mukobwa kwibere cyari ikibazo, ariko umushumba w'uyu munsi ashobora no kugira abagore 10. Ashobora no kugira, nawe ashobora kujya mu banywa inzoga nawe akanywa, ashobora kujya mu banyarugomo bakanywa. Twebwe aho twatangiriye ubutumwa, twe nta nubwo twegeraga akabari. Wegeraga akabari ukabukoza icyaha. Ni ukuvuga twebwe na fanta aho twazinyweraga mu bihe byacu, ntago wari wemerewe kunywera fanta mu kabari. Ntago hari ibintu uyu munsi birimo kugenda bituma ububyutse bubura. Ariko ubu ngubu, ubu Pastor Emma niba ndi mukuru we mu mwuka, akambonaho ibidakwiriye, we najya kubikora arakora ibirushijeho. Rero uyu munsi ingaruka zivuga butumwa ziri kubatwigisha, kuko ibinyejana bigenda bisiga ibindi. Ni ukuvuga twebwe dufite ikinyejana twasize, hari n'ikindi kinyejana kihari nacyo gifite abo kizasiga. Ariko icyo ugenda usiga nicyo abantu buririraho. Kankubaza ikibazo nk'umunyamakuru Damuru, wanyemerera nkakubaza? Ariko ubundi uyu munsi watuzaniye impanuro, cyangwa watuzaniye impanuro irahari, niyo turimo kuvugiraho. Reka noneho nkubaze nk'umunyamakuru w'impanuro. Reka nkubaze urwego wuririraho, sibyo? Sirwo rukugeza aho ujya cyane. None rero twebwe abashumba turi inzego, ba bantu nibo nitwe bakandagiraho kugira ngo bashobore kugera aho bagera. Mu gihe rero batabonye urwego, ni ikibazo gikomeye, ntabwo babona ko burira. Nk'ubu rugero uyu mubazi, uyu Pastor Emma si ukubivugira hano mu kiganiro, ariko ikintu mukundira kurusha ibindi, afite ishaka ry'umurimo w'Imana, kandi ikindi aracyari muto. Nk'ubu jewe hari ibintu nk'ubu utambwira. Uzi ko ubu ngubu jewe mfite studio, mfite urusengero, mfite amaradiyo ageze muri 4 mvugiraho. Kera mu myaka y'uyu, nkiri muri iyi myaka 35, ayo maradiyo yose niko nayajyagaho. Ariko ubu ngubu noherezayo za audio nk'ibyamera. Urabona ubu ngubu mu biro, jewe ibiro byanjye byari munsi y'ibyuyu. Uranyumva neza? Urabona ko atabyibushye, ariko azabyibuha. Mu biro urakweguka ni nka balloon. Urumva? Noneho jewe mu myaka yanjye nkingana nk'uyu, narabadukaga, narakoraga. Ariko ubu ngubu hari igihe imyaka iguhina. Ari umusore none ndashaje. Oya, uwo ni uwundi mugani. Uwo ufite icyo uvuze, kuko uwo nguwo icyo uvuze, uwo ni ntuza Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umwana w'umukiranutsi arekwa. Umukiranutsi arekwa ngo umwana we asabirize. So uwo ni ikindi. Ariko noneho ndavuga ku kijyanye n'imyaka. Imyaka ni ikintu kibi. Imyaka igukura ku biryo, imyaka niba unashaka abagore igukura ku bagore 10 kagusigira umugore umwe. Imyaka ishobora kugukura ku bagabo 80
ikagusigira umugabo umwe cyangwa nawe ntumushobore. Imyaka ni ikintu kibi. Imyaka ni ikintu kibi kandi ikibazo cy'imyaka icyo cyo wenda tuvuyeyo kuri revival twari turiho icyanyobeye cy'imyaka cy'ikibazo ariko ibyo bizabazwa n'Imana ntago ari igihe umuntu yabibaza. Ikibazo ni kimwe, umutima usigara ukiri muto, umutima wo ntusaza ariko imyaka iragenda. Rero umutima wo ushobora kukwereka ngo urakomeye, zana ibi ry'ibi nk'ibi ibi byose. Niba ari n'abadamu bazane, ugasanga uzanye abadamu 10 uri umusaza w'imyaka 70, ugasanga bose barakunaniye bagukubisa inshi bagutwaye n'ibyawe, ariko imyaka umutima ukakubwira bazane. Ariko kumbe imyaka n'umugongo wabyo n'umubiri wabyo byaragiye. Uranyumva neza? Rero twebwe tureba kure twatangiye ubugiye ubwo mbona ndimo ndarira. Ego nsanganya amarira mfite menshi. Ndimo ndavuga ninde wahagara nk'ubu rugero reka nkwereke Pastor Nsomera unambumburire dore ko amaso yawe kinakora neza. Reba muri Nehemiya nibikunanira kurebayo ugura bameze nkanje. Nehemiya ego nsanze ndi muri Nehemiya wenda igice cya 7 igice cya mbere wenda ku murongo turebe kuwa 7. Nibyanga ujye ku gice cya 2 muri Nehemiya umurongo wa 12 wenda ndahabona icyo nashakaga. Nkibwire Damuru w'impanuro, nkibwire na yose TV, nkibwire igice reba igice cya mbere. Igice cya mbere usanze havuga hate umurongo wa 7. Umurongo wa 7 haravuze ngo ku murongo wa 7 haratubwiye ngo twagukiraniweho cyane kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura. Ahubwo se warebye kuwa 5. Turebe ku murongo wa 5. Kuwa 5 aravuze ngo ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve, amaso yawe arebe wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe ba Isiraheli naturi ibyaha. Noneho unyihanganire mbwire Damuru ureba ahangaha mu gice cya 2 umurongo wa 12 so kukumanura uri profete, ariko igitumye umanuka n'intuza n'imyaka yanjye, ariko ubundi nta kibazo. Noneho reka nkubwire Damuru unsanze ndira meze nk'uyu mugabo yitwa Nehemiya. Abona uburyo ibintu byibwe, abona uburyo ibintu byasenyutse, areba insengero uburyo zirimo kugabanuka. Ubu ngubu hano mu mujyi wa Kigali iyo ugiye kureba urusengero ruzigonderwa umugabo. Amategeko agaragaza yuko urusengero rugomba kubaho. Aya mbere ni uko umuntu agomba kuba afite degree muri kaminuza si mu by'Imana. Irya kabiri ugomba kugira inyubako nziza. Icya gatatu ugomba kuba ufite hegitari y'ubutaka. Icya kane urwo rusengero rugomba kuba rufite ibikoresho byose byuzuye, sound proof n'ibindi. Icya gatanu ababa mu nzu y'Imana abakoreraga ubushake ubu barishurwa, umucuranzi arishurwa, umuramisha akishurwa, ukoropa akishurwa, ukagura amazi, ukagura omo, ukagura ibiki. Abantu rero ubu ngubu abazigondera iyo nzu y'Imana ngo itorero ribeho ni bake. Ibyo birimo kundiza. Nibyo birimo kundiza. Nimo ndareba ninde uzagira urusengero, nkasanga uzarugira ni idini. Nareba none haba bashumba bari hejuru maze iminsi mbitakambira mbiririra nkavuga aba bari hejuru babashumba
ninde uzamenya uyu mwana w'umusore w'imyaka 36 utaragera muri 40 w'umuprofete ngo azamushigikire hanyuma namara kumushigikira itorero rye n'umuhamagaro we bizamuke ibyo byose birimo birandiza ariko hari umugaragu w'Imana ugomba kuvuka muri iki gihugu sinzi uwari we ariko ndamutegereje nkuko dutegereje Mesiya muri iki gihugu cy'u Rwanda ugomba kuba nk'uwitwa Nehemiya ndamutegereje ntabwo nzi uwari we ariko ntegereje umugaragu w'Imana ntegereje y'umuntu uzagira ubwenge buvuga ngo ngiye kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nanditse urwandiko ikibari cyo kujya kuvuga ubutumwa muri bene wacu b'u Rwanda hagira ibyoroha hagira ibyoroshwa hanyuma ndagusabye nyakubahwa perezida mfasha uwo muntu ndamutegereje kuko burya gukora ibintu udafite urwandiko ni ikibazo ariko hari umugaragu w'Imana witwa Nehemiya ntegereje reka tumurebe hano mbere yuko ugira icyumbaza mu ndebere rato bice 2 ku murongo wa 12 aravuga ngo ninjoro mbyukana n'abantu bake kandi sinagize umuntu mbwira icyo Imana yanjye hera no kuwa 7 nta kibazo umurongo wa 7 ku murongo waho wa 7 aravuga ngo kandi nsaba umwami ni cya kindi Damuru navugaga ngo ntegereje uwavuga ngo ngiye kwa perezida nsaba uruhushya mbona urupapuro umwami niyemera bampa inzandiko zo gushyira ibisonga bye zo gushyira bameya b'executive za minisiteri n'ibindi byo hakurya y'uruzi ngo bampe inzira ngere Buyuda nge gusana ibikingi by'i Yerusalemu bampe n'urwandiko rwo gushyira Safu reka rero ujye nkubwire iki kiganiro cyarebwa n'abake cyarebwa na benshi dore ndimo ndibyinira niviramo ubundi imyaka mfite urayizi ntayuze ndi mukuru utareba kubyibuha no kurya neza ndi mukuru ariko reka mbabwire abakiri bato hakenewe umuntu ugibwama agakomanga hano hakaza revival y'abakozi b'Imana abantu bazi umugabo uyu umwe gusa waje hano mu Rwanda w'umuvugabutumwa wageze ibwami ari we Rick Warren ariko hakeneyeyo n'abandi bantu ba Benihini n'abandi benshi batandukanye bakaza muri iki gihugu ese Apostle reka mubaze gutya buretse bakagera iyo mvuga ibwami mba mvuga ngo abashobora kugera nko kwa perezida wa Repubulika hanyuma yarangiza akavuga ngo amatorero yose mbahaye inzandiko mugende mukore revival ikaboneka ntazagira ubabesha ngo hari igishobora gukorwa perezida w'igihugu atagisinyeho kuko nawe ni umukozi w'Imana abantu rero abantu barihisha abantu bariyo gutyo ariko ninde uhagaze ibwami w'umunyamavuta utari umupolitisiye utari umunyedini utagiye mu izina ry'idini ngo ndi umuporoso ndi umudive ndi umupantekote ninde munyamavuta uwiteguye kugaragaza Imana ya Abrahamu y'Ishaka na Yakobo hano i Kigali uwo niwe ntegereje urakoze cyane ndaza kubaza muri ubu buryo utekereza ko kugabanya amatorero n'amadini biri mu bintu byatumye ububyutse bugabanyuka kugabanya amadini n'amatorero jewe ndi mukuru nkubwiye ko nshishoza nkubwiye ko mvuye kure ibi bintu bijya gutangira abanyamadini babasanzemo ibintu Nehemiya atagenderagaho basanze muri bo harimo abafite imyuka ya politiki basanze muri bo harimo abafite imyuka y'amashaka Bibiliya iravuga ngo ibya Kayisari mu bihe Kayisari n'iby'Imana mu bihe iki Imana leta rero sinyivugira amabanga yayo
ariko ndi mukuru ibyo narebye leta yimaze kureba iravuga aba bantu biyita abanyamadini twasanzemo wenda icyo nakwita ubutekamutwe aba bantu twasanzemo kuba bajya muri politiki nabo bakamera nkatwe aba bantu twasanzemo ibi n'ibi tubagenze gute babashiriraho amategeko runaka barangije baravuga ugomba kugira ngo wandikishe umuryango wemerwe icyambere ngwino ufite kaminuza kandi ivuye mu ishuri rikoze iki ryemewe icya kabiri banza werekana ubutaka byibura hafi hegita igice cya hegitari banza utwereke ibi n'ibi wowe wari usanzwe ukora ntitugufunze burundu ariko banza ukora ibi n'ibi ibintu nk'ibyo ariko uyu munsi perezida wa repubulika y'u Rwanda avuze ku itorero uzi icyo bita perezida w'igihugu ku isi ashushanya imana mu ijoro perezida yo yavuze ngo iki kibe gihita kiba rero jewe ahubwo se wowe hari amakuru utazi reka nyakwihera hari igihe nigeze kwigirira ibibazo jewe ndangije ndatakamba ndavuga nyakubahwa perezida wa repubulika nawe Yesu muze muntabare Sata Ntambara Inoze Nyagatovu ndatabarwa n'ubu ndakivugirije ivugabutumwa iyo ntatabaza ngo ntabaze perezida Paul Kagame ntabaze Yesu hari uwari wavuze ngo wowe tugusibye ku ikarita y'abavugabutumwa urusengero rwawe ntiruzongera gusenga ndavuga rero wowe urabivuze ariko hejuru yawe hari uruta wowe niko gutabaza nyakubahwa perezida wa repubulika ntabaza Yesu uyu munsi ndimo ndikorera ndimo ndavuga ndimo ndabwiriza ariko icyo ndimo kuvuga Damuru habonekayo umuntu w'umunyamavuta akagira kwizera yamara kugira kwizera akavuga ngo byibura dutabazi bukuru dutabaze hose haleluya so Damuru rusoza ndagira ngo mbwira abantu mfite icyizere ko revival yahoze muri iki gihugu mu buryo bw'umwuka izagaruka kandi bidatinze amen simvuga ngo nzayikoresha ariko ndavuga ngo nzayirebesha amaso haleluya imana ishimwe pastor wenda tusa nk'abasatira n'umusozo wumva uyu munsi hakorwa iki mu gihugu kugira ngo revival yari ihari igaruke icyakorwa nta kindi icyakorwa ni igihe abariho uyu munsi nk'uko Apostle yabivugaga buriya ngo bihereye hejuru abo bakomeye abo bageze hejuru bakareka kwibagirwa ntibibagirwe bakibuka guhamagarwa kwabo batibagiwe noneho kandi n'abakiri batoya barimo bazamuka batumbira umusaraba wa Kristo bareke kurangazwa n'iby'iyisi ishashagirana bavuga ubutumwa nk'uko buri icyo gihe bizatuma ubutumwa buvugwa kandi bizatuma iyo revival yongera ikagaruka ariko nanone abo bakomeye bageze hejuru banyuze mu buzima bugoye ngo harimo na ba Poso ko nawe ntiyoroshye nawe arakomeye n'abandi ba Poso bandi tubona muri iki gihugu bakomeye nabo bavugira itorero sibyo bavugira itorero he kubaho umuntu ngo yikubire avuge ngo ni njye itorero ryanjye itorero rya ntuza usange n'izina runaka gusa rishaka kwikubira niba nakoze iki ngiki agati kubera iki yakoze kiriya ntiyumve ko ndi mwene se ngo nabo muri ya macaca sibyo niyumve ko ndi mwene se sibyo noneho abantu basenyera umugozi umwe bashyire hamwe nibarangiza kandi barangwe n'urukundo ikintu nasaba umuntu witwa umushumba umwungeri yaba ari mutoya
yaba yarazamutse aho yaba ageze, abaposo, ababishopu, aho bari hose, ndabasaba murangwe n'urukundo. Urukundo niruturanga bizagenda neza. Buri kintu cyabanje kubura mu bantu ni urukundo. Iyo urukundo rudahari n'Imana ntibihari. Rero abantu nibarangwe n'urukundo. Ikindi ubu ni ubuhanuzi bukomeye nge ntanze, kandi abantu barabizi ko mpanura ibintu bikaba. Ngewe ubuhanuzi mpanuye kimwe mu bigiye kuzana revival, reka nkikubwire. Wowe undeba ku Mpanuro TV, nawe urimo kundebera kuri Top TV, nawe urimo kundebera kuri Yose TV. Reka mbabwire kimwe mu kigiye kuzana ububyutse. Habayeho ikintu muri iki gihugu muri 2018. 2018 akwiye telefone yawe irasonera muri bafure. Muri bafure byagiye. Habayeho ikintu gikora iki gikomeye muri 2018. Kinyeganyeza amatorero mato tarafite ubushobozi, arafunga menshi. Bamwe n'abapasiteri barahunga bava no mu gihugu bakora iki, insengero zirafungwa. Ariko ubu ngubu ikigiye kuzagaruka, kigiye kunyeganyeza ababitwa bakuru. Ababitwa bakuru uzabitega amaso, naba nyiriho naba ntakiriho uzabireba. Nibamara kunyeganyega bagahuza bakaba mu bumwe, revive izagaruka. Amen. Ariko niba badashaka ngo banyeganyege bagume mu myanya yabo aho bari, hari ikintu bagomba gukora. Ikintu bagomba gukora cyambere, munyamakuru ndabona ugomba gufasha ngere ngo uwo mwana. Icyambere niba sinzi impamvu Satana kimwe mu kigomba niba badashaka ngo hagire ikinyeganyeza aba bantu bo hejuru baba bishop bakomeye, aya matorero akomeye y'ibigugu, nibakora ikintu kimwe bahuze, babe mu bumwe, bategura ibiterane biri mu bumwe, abantu bababone bari mu bumwe. Nk'ubu jewe hari aho bindya mu magufa, ntabwo bindya ku mubiri, bindya mu magufa. Mu gihe ntarabona igiterane kiriho Apotre Masasu, kiriho Apotre Gitwaza, kiriho Apotre Rwandamura, aba batatu bakoreye igiterane muri Stade Amahoro. Uranyumva neza? Ni ukuvuga hari imitwe iyoboye abandi igomba kubanza gahuza. Uranyumva neza? Abo bantu nibahuza, ndakubwiza ukuri hari revival igiye gukoreka muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kimwe mu bigiye gutuma revival nda abantu kuba mu bumwe. Kuba mu bumwe nicyo icyambere. Pastor, nawe ku ruhande rumwe ubona nicyo kintu kibura ubumwe. Iyo bumwe niko bubura. Nkuko nari nabivuze, bumwe, urukundo nicyo kintu kibuze. Abantu nibashyira hamwe bizakunda. Yego. Pastor, wenda dusoza gira ubutumwa uha abakristo nabo babona ibyo bintu uyu munsi nawe badukuriye muri iki kiganiro. Ubundi twatangiye n'isengesho ya Poso, ubundi nawe dusoreze dusengera dusabira umugisha ku Mana, dusabira n'umugisha babanye natwe muri iki kiganiro. Ubutumwa natanga ku bakristo, abakristo nibareke gukunda iby'isi cyane, sibyo? Bareke gukunda iby'isi, batumbire ubwami bwo mu ijuru. Kandi ikindi, abakristo bakunde gusoma ijambo ry'Imana, bakunde gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibarisoma bizagenda neza. Abantu batunga ijambo ry'Imana mu mitima yabo, bareke gukunda icyo bita ubuhanuzi. Abantu benshi usanga babitse ubuhanuzi aho kugira ngo babike ijambo ry'Imana mu mitima yabo, kuko iyo ijambo ritari mu mitima y'abantu n'ububyutse ntibuboneka. Rero abantu nibasome iyi Bibiliya,
bayisome, nicyo gitabo kizabayobora kikabageza aho bakwiriye kugera mu bwami bwo mu ijuru. Ariko nyirizina igihe abantu bakurikiye umuntu kuruta uko bakurikiye Imana, bazayoba, bazanagwa vuba, kuko uzasanga umuntu yizerera mu muntu, ariko kuko ari umuntu ejo azagutenguha, sibyo? Ejo azagira intege nke akora ikidakorwa ugwe ucika intege. Ariko iyo wizeye ijambo ry'Imana ntabwo rigutenguha. Imana y'amahoro ibaho umugisha. murakoze cyane. Reka dusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, urahambaye, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiranuka. Turi imbere y'amaso yawe tukwinginga ngo ongera ugaruke ku murimo wawe, wongere ugaruke ku itorero ryawe, wongere usuke ububyutse mu Amen. Imana ibaha umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka pose. Reka abantu tunababwire mbere yuko tunasoza, abantu tubabwire ngo tuba dufite needs zijyanye no gukora umurimo w'Imana. Kimwe mu bizagarura revival nuko wowe umucuruzi ucuruza ukunguka, wakwibuka ko hari ibyo dukora bikeneye amafaranga, ukadushyigikira ukadutera inkunga kugira ngo dushobore kubwiriza ubutumwa ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku ma YouTube, ku ma studio n'ahandi. Reka muri izi nomero rero ushakemo nomero uvuge ngo uyu mupasiteri nahagararana nawe, ngiye kuguha nomero yanjye na mugenzi wanjye aguhe nomero ye. Ariko no kuri icyo kinyamakuru nomero zacu urazisangaho zanditse. Nomero rero yanjye ni 0788 58 70 ndayisubiramo 0788 58 70 Imana iguha umugisha, uba patana w'uyu murimo dukora, uba umufatanyabikorwa w'uyu murimo dukora. Shalom Pastor. Yego, Imana y'amahoro ibaha umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwe. Nimero yanjye ni 0785977786. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen.